y'amana irebera imbwa idahumbya aragiye hari ni Remera nyine kuri agence kabisa haza mpura n'abarara basinze kumbe wa murara abarara bari basinze nyine urabizi hari ukuntu nyine n'indaya nazo zikogotesha kabisa ukumva urasinze umujama yampaye phone arambwira ati mfashaho ari gusiga n'indaya nyine atakuzi ntabwo yaranze nyine niba yarambonagamo umusaza mukuru we nanjye ntabwo mbizi nawe urayifashe murara narayimufashije gusa nta nubwo nari mfite gahunda yo kuyijyana tu umujama yinjiye mu nzu ngira ngo nyine agiye kwaka agacupa kandi nyine haba hari amabosa ashinzwe ndayabona arayo kuri agence na plan ntabwo nabaga najya kumureba ngo mubwire ati phone yawe bimeze gutya hanjye umujama nakoze iki naravuze ati ntabwo yaba yayimpaye atanze nanjye ndategereza skiri umeze neza abantu banje today noneho ibintu twabishyize ku rundi rwego noneho wallahi ibyo tugiye gukora ntabwo bibaho abantu tugiye gufata staff za fresh abapeti tugiye gukora kabisa abarirwanyeho muri iyi life ya KG abana bakabambana kabisa bakabaho tureba wagwana tureba ukuntu wabayeho Yo bro. Hi. Benji, I'm Soha. Let's go, let's kill you. What's up, my people? It's your boy Badman Baddest Manager Kemo. Today mbafitiye jene wanje naje kubareba kabisa muri show nshyashya ngiye gutangira yitwa Get Life Dirty Life. Tugenda turebera hamwe ubuzima bwa Get ukuntu bumeze, turi abajene birwanyeho no life ya KG murabizi ko ari ibisazi, ariko wallahi ndeba abapeti birwanyeho bakagerageza gukora everything nyine akazi kose kugira ngo babeho, nibibe nibagire iki babeho, bagura imyenda barye nyine babeho, babone uduce duke two kubaho bategereje amahirwe tujya twumva ngamwe ngo rimwe mu buzima tureba ibyo ari byo. Sasa rero nabagezemo giye kuganira bambwire wagwana bambwire everything kabisa with my guys. This guy what's up man? Meze bite Eric? Yego lafa. Wewe yes umeze gute man? Meze bo. Life ya KG ariko ngo byabaye ibisazi. Ekare no manje rero mwana nje sinabibabwiye staff nje ndi gukora muri iyo minsi. Tugiye gutangira unyibwire n'uwo yanyibwire nyine mubwire ababakurikiye ahantu turi mu Kagarama sibyo byo ntabidanje birazwe. Noneho mugiye kuvuga boro nyine muturuka kuntu nyine bimeze ndagenda mbabaza gakeke mu ikora intro yanyu. Wowe witwa? Je banyita Eric. Wowe? Nanjye nitwa Egide. This guy Kwizera. Noneho ngiye guhera kuri uno mukoboyi ngiye kubaza nyine first uza KG kuntu byari bwa mbere na mbere uzi Kigali nyine tu igitekerezo cyo kuza Kigali cyavuye he, waje Kigali imeze gute nyine? Jewe mbere yo kugira ngo nzi Kigali nyine hudu hano njyewe nabonaga abajene birwacu bava KG bari ku byangwe n'iki nkabona njyeho mu byaro nta kintu ngeraho fo avuga ati nanjye bonye nk'umujene kandi abura nkavuga ati nkigira KG nkareba ibyari byo nanjye nkamenya gusirimuka biciro bikaboneka ko ubundi umuntu uvuye KG fo bagaragara neza ubona ko nyine hari ikintu cyahindutse mu buzima bwe. Cyaro nabonaga ari uburebwe nyine ndavuga ati njye mu mujyi ndeba uburyo ibintu byari byo nabonaga nyine abarara b'irwacu mbona uburyo baza mu mujyi nyine bakaza barasirimutse basa neza ati nanjye nijye utayo avuga ati ninjye nayo none mu cyaro ese we wa nyine kubaza waje ari umuntu ukubwiye ngo vayo cyangwa ari wifishi wari yifasha avuga ati genda giye kambaye ikizanza umuti baramfashije barimo bamfashije bajene bakuru bawe bo mu birwi wanyu ngo urwe wanyu nyine nanjye ndahagera kabisa. Ikintu nakubwira cyo man
nakubwira cyo kuba muri no Kigali ni ukuzunguza ubwonko kabisa. Nubwo kubishyushya paka ukabuzunguza paka avuyemo ikintu kabisa. Wenda ushoboye kuba wumva nkubwira ati ni ukuzunguza ubwonko, wenda ukaba wenda wambaza ati ni ukubuzunguza gute. Ewana ngiye kabisa navuye iwacu mu cyaro 2018. 2018 kabisa. Rego mbona ukiri buto uganganaga gute? Nyine nawe urabyumva nyine ni kwa kundi. Waje uri akadogo kataye. Uvuga ati ngiye kubambana paka mbonye igiceri. Byaro birananiye kabisa nyine. Ariko nyine ubwo byagenze gutyo nyine hari ikibinteye, hari abarara nagendanaga nabo nyine mu ntara. Ewana. Areba ndavuga ati umurara nyine yaje gufatisha ibiceri. Byaro azi Kigali. Kigali arambwira ati mani tumeze bite ko bizo uzi gukora amasambusa, uzi gukora amandazi. Ewana izo capati nyine kabisa. Wazaje nkaguha akazi. Ewana navuye mu ntara 2018 nta n'iki Bugande mfite. Uravuga uteka nataka muki. Ndavuga ati nanjye mu mujyi ngiye kuwataka kabisa. Gusa nari nziranye n'umujene wanjye ndamubaza ndangiye akazi. Gusa nyine bya Kigali hageze akazi mbona wapi gukora, nkasanga ndimo kwirukanyira ibiceri turuwasa ku munsi wose. Wakoraga iki mu kazi yakorangiye karakara? Yandangiye akazi ko gucuruza ibiraha sambusa. Hari i Remera mu Giporoso aho bita Korodoro. Abajeni bose barahazi. Ubwo turuwasa ku munsi izuba ryose na kujya nyine ku munsi turuwasa ukwezi ubwo bikaba ari 12 urumva na turuwasa sinzi nimba yuzuye neza. Yarakugaburira agase cyangwa byari ibintu biraga kwa kwimenyama. No ni bya bindi umuntu akugaburira ukitwa ko ari ariko ntago nahagaga. Urumva ni ukuvuga ngo warangaburiye byitwa ko nari ejo mutigitira akazi we yunguke njye ariko nkasanga nta. Yose ibyo biboro waje kubivamo gute? Baravuze ati ibi ntago byakunda. Ibyo biboro njye narabazira mbazi ko n'abajene b'irwacu bazaga mu cyaro bambaye neza para amafaranga arimo kumubona n'inkweto ntago byavaho n'ipantaro. Maje kubona uburyo ibyo biceri bamembaga nta pantaro yavamo nta nkweto. Ndavuga ati rero kanigurishe nawe ifite agahene mu cyaro. Ndavuga ati mujene abarambwe ati weho shaka igishoro cy'ubunyobwa. Igihe byari umujene wakorawe ako umujene wandabuye kuko yarabikoraga. Nanjye ndavuga ati iki gitekerezo bitewe n'uburyo twakoranaga mbona harimo kuvamo uduceri. Ndavuga ati rero agahene kanjye abarambwe ati nakagurisha angahe? Nakagurisha 2020. Hari nka ryari? Hari 2023. Kagurisha 2020. Uhita vuga tugiye kwataka mu muhanda. Turaza tuba muri ghetto nta buriri. Mwakodeshe ghetto ya Yesu? Ghetto hano mu Kagarama aho bita ku mucanga. Hano. Ku mucanga. Tuyikodesha 12,000. 12 muri bangahe? Turi babiri. Byanze gute? Byagenze abanje kwanga naraje nyine numvaga nyine ari ibintu byoroshye ari nko mu cyaro wawe. Icyagira mbona birakomeye ahubwo. Gute? Hageze mbona ukuntu umuntu arya n'ukuntu umuntu aryama. Ona ari ibisazi rero si cyagira waraje nyine wahise wataka mu kahe kazi wese ukora iki? Njye mbere na mbere nanjye narabanje nkaranga ku bunyobwa curuza. Kagitanga ubwijana bwa desa bwa sensa ubona nibiri kuvamo. Nta kuntu nazagira ku cyo nshaka. None bonye bimaje kwanga nafashe umwanzuro navuga ati reka nsubire mu cyaro reba uko bimeze. Nkigerayo mbana nabwo ni kwa kundi uko nasize niko bikimeze. Sanga nta kintu cyahindutse. None ntabona umurara wo gwacu, ntabona uburyo abayeho uburyo njye mbayeho nabaga ndi ku buribwe bwa hatari. Nta giceri ubona mu cyaro nta kintu. Numva noneho kuncaho wasinze. Wewe uri kunywa amazi mva ntago wancika. Noneho abanje gushyiraho n'imbaraga nyine uburyo uraza wansindiye urebye nabi nanakwambara gutuncika wariye wahaze wanyweye igiconje ntago bibaho. noneho bibamo aho mu cyaro ariko ngeze aho mbana ntago biri kugenda neza. Nabanje no gukubitwaho reka navuga ati ntago byaba ari sawa. Navuga ati kanambuke mfata umwanzuro navuga ati ngomba gusubira mu mujyi.
urongera ugaruka kuri ya gahunda y'abaniga bari baguhamagara. Nubwo naje noneho ndakora biranga nshaka n'akazi. Uko ubu bwa bunyobwa nanone. Ndakora bikanga. Ashaka n'akandi kazi ku ruhande. Bwoko k'ikiyedi. Nakozeho ikiyede kirankaranga. Bavuga uti ntibishoboka. Avuga ati ntabwo bishoboka. Niko kongera noneho nshaka igishoro cy'amagi ndakora. Ubwo wabanaga na ba baniga nyine cyane. Mwabaga mwisuganyije mu nzu ntoya bati hari aho twageze tugaya twiyamatere na 5 mu cyumba kimwe. Kareka ntabwo kidashinga. muryama musimburanya se muryama ntabwo abagabo bashifuti. ngomeza kubona ndi kwikaranga rero ko kuvuga ati reka nanjye ndebe ko nahindura ubuzima. Abana ewana mu minsi mikeya cyane ari mwiringiye mvuga ati ngiye kuzafata ibiceri nanjye nyine nkafate nk'abandi bose kabisa. Ariko nyine uwo mujamasi byaje kumucanga i Kigali nyine ahita yitahira. Agusiga mu mujyi w'umu baza ngo wenda yansigiye iki. Byagenze gute? Yagusigiye iki? Mu buvumo bw'iyo nyine byari birimo byose yabikuyemo kabisa. Usiga umeze uko? Nsiga ameze uko. Cyako yarambwiye ati mani muri ino nzu ureba hasigayemo nyine iminsi karengeje nka 20. Nahagusigira nk'ibiro nka 3 by'ubunyobwa nawe kwihigira kabisa. Naho gashaka ibiceri gakodesha inzu nk'abandi bose. Karebe byarebye. Abana numva nyine ndavuga ati nk'umujene ukiza i Kigali bwa mbere nta nubwo ndamenya ngo wenda bimeze bite. Hano hirya mu kiyanja ni hehe ntabwo nari guhita nanjye nta. Ewana naravuze ati kabisa ubunyobwa yansigiye nk'ibiro nka 3. Avuga ntibyanze bikunze ko yarambwiraga ati uzajya mu kazi rimwe uzaza wungutse nk'icumi. Uzunguka 10 gukumva n'ibyagare. Ndavuga ati ngiye kugafata kabisa. Wambaza ngo byagenze bite? Byagenze gute? Nagiye mu muhanda kabisa. Nagiye mu muhanda kabisa umunsi wa mbere ndakora. Ewana kabisa i Kigali nyine hari ukuntu yiyiburura urumva imvura ikaba. Imvura yaguye kabisa nta biceri tubona. Uba wazubaye bakaba kabana. Abamotari se batugurira ko nta kintu baba babonye. Nabo baba bari ku buribwe. Ndakurahiye. Nyine ndakora. Bona nta kibunyobwa bwose nyibufite. Bwose. 2018. 2018. Bishyira n'9 nyine hafi aho. Mu mpera nko muri iki gihe turimo. Nko muri aya mezi. Kabisa rwose naratashye ndebye ku biceri naba nacuruje. Mbona nacuruje ibihumbi 6. 6 nyine urumva kiro cyaranguraga 2. Ubwo urumva nari nacuruje nk'ay'ibiro 3. Gusa nyine ubunyobwa nkibufite. Bwarakeye ndanguriraho wenda ibindi biro 2. Ndavuga ati kibiri wenda urabizi nyine krize nari ndimo nizo gushaka amafaranga yo gukodesha indi nzu. Gukodesha inzu nyine amezi yari ari gushiramo. Uwo munsi nyine nariyeranje nyine nanjye uwo munsi nteka igikoma urumva nta n'isukari kabisa nyinywera aho ngaho. Ikodesha ibihumbi 12. 12 muri bangahe? Turi 2. Ko ni 6. Tumaje kuyikodesha 12. Umujene twagiraga isafuriya imwe ariyo duteka amari dukarangamo. Mukayiteka muri amagi mwajyaga ibinyobwa. Ubwo twaratekaga twamara guteka tukajya tugahanagura kugira ngo tubone uburyo dukaranga. Ugahanagura ugahita mubimaramo. Tubimaramo ko ni amasahani yabaga ari imwe. Mwariraga mwino mwisafuriya. Ni isahani imwe parasitiki ya 200. Maye bwo ubuzima bugeraho buranga neza nanone. Nose ntabwo wari wagiye gucuruza ibinyobwa se? Je narabucuruje bigeraho biranga. Ndabona kuko birandambiye. Nari nsigaranya kandi gahene kamwe mu cyaro. Bya biceri byashize gute byagenze? Ubwo urumva imvura iragwa. Ndimo ndaba muri Kigali amafaranga y'ubunyobwa ni make. Wari wahereye ku biro bingahe? Nahereye ku biro 2 n'igice. Bigenda bikama uyaryamo hishyurwamo n'inzu no kudakora birangira mpiye uhiye. Ubwo nyine hagati urumva iyo minsi yo kugira ngo ugurisha n'iyindi
nuko amafaranga ashize ubuzima bwawe bumeze gute? Nyine bwa mbere na mbere nitangira amafaranga narayabonye, urabizi nta hantu umushyitsi yakirwa nabi, sibyo? Maje kuyabona nk'ibyumweru kimwe cyangwa bibiri bitangira kwanga nyine no kuba urumururu nyine mu kazi, muri job nyine kwata kutazi n'imihanda ntazi aho nkatira nyine ari bya bindi byo guheza ngo mbaye i Kigali ko nyine samutime igihe kiragera ibiceri birashira, nanga mbanza kwanga kubwira mu rugo ko ibiceri byandaburanye, ndakomeza ndaheza wari ubayeho gute se ibiceri byashize? urumva ni kwa kurya ubugari n'ibishyimbo, urumva rimwe na rimwe ntago wanakaraba ukanaburara hayi. Oya, ubwo ushobora wabwiriza kugira ngo wirinde kubura, mfite impombi yonyine arabyumva. Bimaje kugira ihene ndayigurisha, ubuzima nyine nkayakora, ubwo urumva natangiye bushya nanone nko gufunda ubuzima bushya, ngenda nkora ndakora, gusa nyine kugira ngo ubuzima bwondoke, mvuge wenda mu buryo bwo kondoka bugaruke, nagurisha ya hene ndayizana, maje kuyizana nabwo bitewe nuko byahuranye n'igihe cy'inzu, nta matera, mwararaga hasi? ni matera imeze nk'umufuka, ubwo se wafata umufuka ukawita matera? reka ubwo umuntu avuga ati rero ngiye guhiga, nta n'isafuriya nari mfite nini, amafaranga bampaye ni make cyane. Kera natangiye ku giti cyawe nakora ubwanjye ku giti cyawe, noneho ndakora kugeza ubwo noneho nakoze nkabona wenda hari ikiri guhinduka, rero ubwo nkodesha. Ukodesha gato yawe? nayikodesheje make, nayikodeshaga 10. Hehe, nawe ku mucanga? Ku mucanga kodeshaga 10 kuryamana, ubona ni ibisazi. Matera wari uzifite se cyangwa nariyeranjaga? Wariyeranjaga. Ariko wayikodesheje wibana se? nabanye n'abantu minsi mike nyine abarara banje, noneho nanjye nangira kuba ndi njyenyine, urabonaga ko bimaje guhinduka, noneho nkajya mvuga ati wenda niba mfite 20 ndashoresha 18, bibiri wenda nk'igihumbi, ikindi gihumbi nyibike, wenda ninunguka n'ibyo 5, yati ngomba kubika ibyo 2. ndakora nyine twakubana n'imihanda ukuntu biba bimeze, nawe urabizi. Kuna risaza uvuga uti wakugenda singaruke, uvuga ati ndakora, ariko kubera nta cyizere ntabwo byatangiye gusa nkaho byanga subira inyuma. Noneho mfata iminsi mba nitekerezaho, nanahigira nyine ku mucanga mu tundi tuntu twa hato na hato. ubwo nabonye umukire nkajya nkora isambusa, amandazi, nkakora amacapati, wenda mbona nyine ibiceri biri kuza gake gake. Iminsi mikeya narakoze, wa munsi nyine wo gutangira kuzamura intera nyine ntangiye gufata ku biceri byakodesha injurega, nanjye nkabona n'ibindi biceri ku ruhande. Zino leta tuba dukwepana nazo ziba zintayemo kabisa, reka zantayemo, ambwira ati wowe ubundi bino ukora biremewe? Ntabwo byemewe. Nanjye narababwiye ati si byemewe n'ibiki, ambwira ati ntabwo dushaka kujya mu magambo nawe, icyo tuvuga bahise banyuriza imodoka kabisa, baba banjyanye kwa Mbuga pe. Urapeza kwa Mbuga? Urapeza amezi 3 kwa Mbuga? Reka naje mu kwezi kwa mbere 2020, 2019. Noheri yagusanze muri kwa Mbuga? Noheri nayiririye kwa Mbuga kabisa. Kwa Mbuga se ngo Noheri imeze byari hafi no kunjyana iwawe. Oya kabisa, cyakora kwa Mbuga nyine iyo Noheri umunsi mukuru wageze, babaha nyine ikigori cya danje kugira ngo namwe muvuga ati wogeze ikigori. Kwa Mbuga nyine kubw'amahirwe mbona mvuyeyo, hazana babarara banje narinzi nyine muri zino karitsiye, muri izi zone. Yego, muri izi zone za hano nyine, ubwo yanzu nendaga gukodesha, ubwo kari kazi nyine nyiribyo yarayikabye. Ukiva kwa Mbuga zari zimeze gute? Wana nyine ubwo nkiva kwa Mbuga kabisa, abajama nyine urabizi, nta muntu ujya ahantu ngabura biwabo kabisa. Nyine naje nanjye nkubitiriza nshakisha nyine babarara twari tuziranye,
aho baba bakodesha. Ewana nyine bajama banje nabagezeho n'ikivayo nabo nyine barabizi kwa mbuga nyine ukuntu haba hameze, kandi nabo baba bakwepana na leta nyine umunsi ku munsi. Vuga ati mani nyine ubwo mvuye kwa mbuga banguriza y'ibiro nka 3 ndakora bagira ngo nari mvanye inzara y'imyaka 3 kwa Kabuga. Waza kugutabona bakire yadaye nyine kabisa nkikigera hano satire hano Kicukiro. Kukubeshya nahise ndya nk'ibiraha bya 2. ibiraha bya 2 byose nicyo nari nkumbuye. nyine ubwo ndahiga ibiceri bibanza kwanga. Bonye byanze umujama wanjye ngira inama nyine mu ntara nari mfite y'ingurube nyine iri mu bihumbi nka za 30. Amahirwe nari mfite yabaga iwacu nta muntu wabaga wambwira ngo muzagabane batugabane. Areba koko numva nibyo, kandi nanjye ndavuga ati Kigali ntago nahite nivamo gutya. Akagurube ndakagurisha bampaye 30 haza mpita nkuramo ya yandi y'ibiro 3 nyine babajama banje bangurije ayabahereza nyine nabo barampereje bancumbikiyeho nk'iminsi mike. ndabanza ndisuganya kabisa. nyine nanjye mu buryo bwo kugira ngo mbone ibiceri ku manywa najyaga mu Kiyede. none nijoro ugahita ujya kwaka Kiyede nyine icyo gihe cyahembaga 3. Ewana ndavuga ati kabisa kamanze njye mu Kiyede ku mugoroba nzajya ncomoka ndebe ibiceri ko nakora, naho wenda ninunguka nka 2-3 gutyo ubwo bizaba ibiceri biri kugenda biza. Korano ndavuga ati ubu buzima ntago nabubamo, aribwo naje gushakiramo i Kigali yabatirago byavamo. shase uko kubeshya wambaza ngo ikintu cyatumye mbona ibiceri ni ikihe rero. noneho ndavuga ati noneho ubu nakodesha abandi ndakora. noneho mbona bitangiye kugenda biza gake gake, kuko ubu ngubu ndi kumva njyewe n'uwo ndiwe ntabwo ari bya bintu byo mu cyaro. niba wabaga wararaburije uri kwishaza rya daje. ubu noneho nshobora kuzajya no mu ntara ubona ko ntandukanye atari bya bindi. uvuga uti ni mukoboyi wacu dore ni ikigenda ubatamo, uvuga uti ibintu byarahindutse. kuko n'ubundi hari benshi batanyifuzaga nanjye nkabibona ko n'ubundi ntawe unyishimiye. iyo ntacyo uri cyo nta muntu umenya Rwanda. ariko ubu ndabihamya ko noneho n'uzumva we muri we adakinshaka bizaba bimureba. njye nzakomeza ufite ukuntu ubayeho nta muntu uri gusaba, ntacyo ufite ukuntu nyine umeze kabisa. niko nzaba ndi nta kizigera gihinduka. ninageraho bikancanga nzakoresha indi tekinike nzakoresha n'indi tekinike. ahubwo uzakoresha izindi tekinike ugaruke. uvuga ndetse ubwo wowe wahora muri ibyo byo kugenda ugaruka ntabyo kugenda ngaruka, ariko nyine hari igihe ugenda ukabona n'ubundi uko byari bimeze, wenda siko bimeze byarahindutse, ukabona wenda hari ikintu kiri kubura. ubwo biba bisaba kugira ngo n'ubundi wowe wongere witekerezeho manzi umenye icyo gukora. nyine ya Mana irebera imbwa idahumbya. naragiye hari ni Remera nyine kuri agence kabisa. haza mpura n'abarara basinze. kumbe wa murara abarara bari basinze nyine urabizi hari ukuntu nyine n'indaya nazo zikogotesha kabisa ukumva urasinze. umujama yampaye phone arambwira ati mfashaho, ari gusirira n'indaya nyine atakuzi ntabwo yaranze nyine niba yarambonagamo umusaza mukuru we, nanjye ntabwo mbizi. nawe urayifashe? murara narayimufashije, gusa nta nubwo nari mfite gahunda yo kuyijyana tu. umujama yinjiye mu nzu ngira ngo nyine agiye kwaka agacupa, kandi nyine haba hari amabosa ashinzwe. ndayabona ari kuri agence na plan. ntabwo nabaga najya kumureba ngo mubwire ati phone yawe bimeze gutya. nanjye umujama nakoze iki, naravuze ati ntabwo yaba yayimpaye atanzi, nanjye ndategereza nyine mba ndimo ndacuruza muri bano bamotari nyine hari abaparika batatse nyine. ndakora
mbona ubunyobwa burarangiye. Saa moya za mu gitondo umuntu azingereyeho. Ukitegereje basohotse bashizemo birinda bahafunga kuri agence kabisa. Uhita witahira. Njama ndavuga ati se yandemeye. Nyine nayo narayitahanye nyine ubwo ngubwo. Ngeze hano nyine muri zino karitsiye za hano ku mucanga. Ewana nyereka umurara wanjye arambwira ati ahubwo wongeye wariye. Wongeye wariye? Yazanye imari. Yari kasa musanga kabisa ariko kakiri gashyashya. Urumva? Hangije uwo mujama nyine yagiye anyereka barara bagura fone bakuramo na password ayinkurizamo. Njya hano sateri mpita nkagurisha 70. Ahita aguha inoti zishyushye. Nanjye naravuze ati n'ubundi nyine nk'iyo uri gucuruza ubunyobwa uba ufite nawe intego rega nyine runaka uri kubona. Abakanyabunyobwa hari ukuntu bakora bafite intego. Ubu bumaze guhinduka, igishoro cyariyongeye, aho kurara nishyurira inzu. Icyo gihe byari uruteranye nyine. Byari guterateranya. Ariko nasiba rimwe urumva igishoro ndahita nyirya n'igishoro. Ariko ubu ngubu niyo nasiba wenda 3 cyangwa kangahe, ariko mu buryo bwo kwirinda ko ubuceri ufite uhita uburya bugashira, nta bintu byo gusiba. Abizi kugira ngo ugire ahantu uva bisaba gukora. Hari ibyo kuvuga ngo wabonye amafaranga ukirara ibiki n'ibiki. Oya, ubu ngubu ikintu kigezweho kujya kuko muri Kigali buri munsi nyirinzara arabara, kurya birabara, amazi arabara, ibintu byose kabisa. Ubwo urumva iyo usibye iminsi ingana nuko ufite aho kurya, nimba mu mezi 2 wari buzagira 100,000, uzasanga n'ubundi kiri hahandi ko ayo mafaranga yari buziyongera urimo gukora. Ayo ufite aho kugira ngo uyongere urimo kuyarya kuko wari ukumva ko byarangiye. Kandi urabizi akazi kacu leta yagufata bisaba kurya neza, kurya mu mibare. Iyo urugero nimba nge ubundi reka nkubwire nta biciro byatanje bibamo. Harimo wenda duke 5 binini byo kubaho nyine kugira ngo utiba umuntu kugira ngo kwifasha. Noneho njyewe ubu ikintu nashimira Imana njye nagiye kuvuga ngo nk'umurara nyine umaje kuvuga guhasoringa nyine bitewe n'ahantu naturutse nyine mu guhiga kwa mbere. N'ubu ntaho ariko harimo itandukano. Ariko harimo itandukano ubuzima bwa mbere n'ubwa ubu ngubu ikintu nizera cyo mbona ko ubuzima bwahinduka. Cyo gihe najyaga mfundanya imitwe ari uguteranya, ariko ubu njye nyine nashobora kwitunga. Ntago njya ngira ikibazo ngo mamagare famille nkuko mbere byagenda. Ubu si uko wenda kuvuga ngo kutabahamagara nuko ntacyo bamfasha, nuko njye ikibazo kiraba nkagerageza buryo ki nubwo kiremereye cyane nabahamagara. Ariko ikibazo cy'uduhumbi 20-30 ntashobora kukikemurira bitabaye ngombwa ko mpamagara famille. Bose bakirimo guhashakisha ubuzima bakigera muri Kigali, ntibicike intege ngo bite kuri aba banyerunda babafata n'iki. Ubwo ikintu bakwiriye kumenya ngo nimba ubonye ibyo 5 menya uburyo biryamo n'abagiteranya inzu nyine. Abizi ntabwo wakigondera inzu wenyine uri Kigali girimo guhiga. Ubu nk'umuntu ukiza ntabwo wakunguka 2 ngo wigondere inzu. Bisaba abandi bajene 3 kugira ngo mwazane 5 undi 5 nyine yuzure. Ariko ubu ngubu njye ikintu nshimira Imana, ubu ngubu nakora ubuzima bwarahindutse, nubwo ubu nta kintu ndiho ariko harimo itandukaniro kabisa. Ko mbere wari bumbona mbere ni wari kugura n'ipantaro, ariko ntabwo navuga nayitinyuka. Ariko ubu ngereka nk'uwe story ya mbere ngeyo niko jiri byara abantu baravuga ati dore umujene arakeye bitewe nuko amafaranga mbonye ngira uburyo nyajyamo nkamenya n'ukuntu nguramo ibyo byango. Ariko ku bantu bose bari mu ntara bifuza kuza i Kigali bamenye ko Kigali yose ari ugukora. Ntukajye ubona umuntu yaje yambaye neza ngo wumve ko nawe ukigeraho bizacamo. Buri wese agiye gusuza umujene umwe ku cyaro cy'ababiri avuga ati imeze bite kabisa yewana bagiye kabisa. Umujene usuhuza ubwo ati imeze wana kabisa. Genda banza tsoze garafure wanje waki Kigali ibintu bikamucanga akavuga ati kabisa fo Kigali rananiye. Namutera pesi mu bwati garafure gusa ikintu wamenye cyo wenda hari uburyo abantu Kigali bananiye bakava kwizima kandi bakoze nagariko. Mwongera nkasuza iniga yanjye bita Kadogomiti yari iniga yanjye nyiriho ibintu nyine
hari igihe ubana n'umuntu akajya gutamo ukuntu kamfata neza. Kadogomiti buri wese ararizi. Nenda musuza nkongera nkasuza n'abandi barara banjye twiganwaga karitsiye bereka n'amafilime kuko ubundi igihe naje mu cyaro atari uko nabuze akazi. Wari umudiskibani. Nari mfite bwose abajene reka filime bakaguha ibiceri. Bakama ibiceri ariko bari baramaye akazi nagari. Wewe bimeze bita abajene bawe nabari gutamo. Yewe rero abajeni banje nasuza kabisa mu cyaro nasize kandi bari bafitiye n'agaciro bya hatari. Mbere na mbere wenda nta kiruta ababyeyi ndamanza nsuhuje ababyeyi banje ewana bawe kabisa. nasuhuza n'uwo bita Kayibanda Mucoma kabisa yarabinkoreraga nawe. Nkasuhuza n'uwo bita Yusufu bakunze kwita Munyakazi Bades. Begeti bamba urasuhuza abaye. Jewe ubundi mbere na mbere nanjye nshaka gushimira ababyeyi banje bandeze kuko nibo iyo bitaza kuba ntago uri begeti. Ntago ariko nanone mbere na mbere ukurikira cyagusuhuza Garafere wanje wamfashaga bita Eric wakoraga isambusa yaramfashije yankoraga buri kimwe ntabwo nabwirirwaga mu bushobozi bwe bucya afite yaramfashaga. Ndamusuhuza rero. Wa kabiri nsuhuza cyawucuze gusuhuza inshuti yanjye bita Shema nawe wajyaga mfasha nyine yapimaga ikigage nyine yaramfashaga. Ndamusuhuza rero.